Yes, nkuko mubibona rero tukaba duhagaze ku rukiko, ni urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge hano i Nyamirambo, akaba ari naho hamaze gukora igikorwa cyo gusomera Edouard Bamporiki. Ari byinshi byavuyemo, twagiye dufata amajwi muraza kugenda mukurikira muri kino kiganiro. Mu by'ukuri imyaka yari yasabiwe 20 ibushize byagarutsweho ndetse izakoroshywa cyane ko uyu munsi waje kumuha imyaka 4 yonyine y'igifungo ndetse n'ihazabu ya miliyoni zigera kuri 60. Ni mu gihe ubushize kuba bikurikiranye yari yahawe miliyoni zigera kuri 200 ndetse n'imyaka igera kuri 20. Twakurikiranye rero urubanza muri rusange, nubwo wenda itangazamakuru na kamera bitabyemeye mu rukiko, ariko hari byinshi twakurikiye muraza kugenda mwumva nabo turi bugende tuganira bitewe nuko bagiye babona urubanza nuko babyakiriye. Bamwe mu baturage rero bari bitabiriye n'urukiko, umwe muri bo turi kumwe hano, reka dutangire tumuganiriza twumve uko yakiriye runo rubanza. Amakuru yawe? Amakuru ni meza, turashima Imana. Batangira bibwira abakurikiye Yari TV. Yego murakoze, ngende tweze cyera urukundo. Ndi umukristo mu itorero rya ADPR, ndi umugabo wubatse. Nanjye nari naje kumva n'imyanzuro y'urukiko n'icyo Bamporiki Edouard ahanishwa. Nicyo cyari cyanzanye. Ngira ngo wowe abenshi bamaze n'iminsi bakubona kuri social media, ni izina bamaze kumenya cyane. Kuki uyu munsi wahisemo kuza ku rubanza rwa Bamporiki Edouard? Impamvu ya mbere nagira ngo menye ngo iyo uri umunyamasengesho wasengera iki, sibyo? Kuko twebwe ntago tugomba kwishimira ibyago bibaye kuri bagenzi bacu, cyane iyo ari abakristo, iyo barigeze kuba muri Kristo Yesu. Ubwo rero impamvu nahisemo kuza ni ukugira ngo nanjye menye amakuru y'uko urukiko ruce urubanza n'icyo umuntu ahanishwa bitewe n'uko aba yakosheje. Hanyuma no mu gusenga, wenda nanjye bwanjye nisengera cyangwa se n'abandi, nanjye Imana izandinde kuzagera muri iyo krize, wenda nina nayegeramo nzamenye uko nzitwara uwo munsi. Yego. Ukurande rwawe waje witeguye ko Bamporiki yahabwa igihano kimeze gute? Nirinze kumva ko hari igihano yahabwa, kubera ko ntabwo ari gica urubanza, ko na Bibiliya iravuga ngo uca urubanza urinde utari umucamanza. Rero ngiye ntabwo nagombaga kumucira urubanza, kuko ibyo biharirwa inkiko n'imirimo yabyo. Rero ngiwe numvaga uko biri kose nk'umuntu usanzwe, ntabwo namwifurizaga kuvuga ngo nafungwe nahereyo. Numvaga ko wenda bamugabanyiriza muri ngiye, niko mutima nabyumvaga. Nshima n'Imana yuko igihano yari yasabiwe bagabanyije. Benshi bakikubona mu rukiko batangiye kuvuga ati bora se wasanga ari ubuhanuzi wamubonye cyangwa se ubuhanuzi bwakusheho ku bwa Bamporiki, nk'uko bimaze iminsi bigaragara kuri social media. Ntacyo wari wamubonyeho mu buryo dukoresheje ubukamana? Icy'ingenzi ntabwo narinzanywe n'ubuhanuzi, kuko iyo nza kuba narabonye mba narabutangaje mbere yuko uyu munsi wa none ugera. Nubwo ariko nsanzwe, ariko nta message ya Edouard nari mfite. Niyo mpamvu ugiye niyizeye ku rukiko kugira ngo nanjye menye uko urubanza ruri bukizwe cyangwa ruri bucibwe. Ariko mujyanye n'iyobokamana nta kintu natangaza, kuko ntacyo nari namubonyeho. Nk'umuturarwanda, uburyo urubanza ruciwemo cyangwa se imyanzuro ifashwe n'urukiko uri kubona ikwiriye? Ni kigaragara ko igihugu cyacu kigendera ku mategeko, kandi ko nta muntu uri hejuru y'amategeko. Nk'umuntu wakoreye igihugu, byari byiza yuko abera isomo n'abandi bakiri kugikorera. Rero iyo ahanwe bita bigaragaza igihugu kigendera ku mategeko. Nubwo igihano bamuhanisha icyo cyaba ari cyo cyose, tugomba kucyakira, kuko kiba ari igihano gihabwa umuntu wagize gute, wakosheje. Hanyuma yo guhanwa rero, igihano kirangiye umuntu agaruka mu buzima busanzwe. Reka twizere ko umunsi igihano cyarangiye, cyangwa se umugisha afite n'uwo kujurira, twizere ko n'ubujurire bushobora kuzagira ikindi bugabanyaho, hanyuma izina ry'Imana igakomeza guhabwa icyubahiro. Reka dushimiye cyane. Nanjye ndabashimiye kuri Yari TV, n'ubwa mbere tuganiriye, ariko Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Turacyaganira n'abantu batandukanye ndetse bari bitabiriye runo rubanza, turagenda tuganira n'abanyamakuru ndetse n'abaturage muri rusange, tureba uburyo bafashemo umwanzuro urukiko rw'uyu munsi rwafatiye imyanzuro Bamporiki Edouard yo gukatirwa imyaka igera kuri 4 ndetse n'ihazabu ya miliyoni zigera kuri 60. Hanyuma nk'uko narimo mbivuga mu kanya gashize, nifuje kuganira n'umwe mu banyamakuru navuga ko b'inzobere kandi bagiye bakurikirana runo rubanza kuva ku munota wa mbere n'uyu munsi yari ahari, yakurikiranye byinshi byatangajwe mu rubanza mo imbere. Nagira ngo aduhe statement yuko yakiri urubanza n'ibyo yabonye byavuyemo, ndetse n'igishobora kuba kibagiye gukurikira, cyane ko nubwo wenda natwe twabikurikiranye ibyo twagiye tubaho gato, ariko Theo turakwakiriye kuri Yari TV. Urakoze cyane. Cyambere navuga uko nabyakiranye, ntabwo nize amategeko, ariko
ariko maze kuyiga mu ishuri ritari fomo guhora muri gihe nkora inkuru zijyanye n'ubutabera no kwisonga amategeko mu gihe bibaye ngombwa bituma hari nge nasobanukirwa ariko noneho nanahuguriwe kenshi bijyanye no gukora ku nkuru zijyanye n'ubutabera njye nabona abanyamakuru benshi bagenzi banjye batajya basobanukirwa hantu uzasanga bajya umushinjacyaha yasabye yuko ahabwa igihano cy'imyaka 20 ariko ahawe ine yazamusabiye ihazabu ya $200,000 bamuciye 60. So abenshi haracyabura yuko nyine tuzatumenya uburyo tuvuga inkuru abanyarwanda akamenya ngo uko namusobanutse se yuvuze ngo ubushinjacyaha bwamusabiye 25 20 ni ihame ushobora gusabira 25 cyangwa burundu ukaba umwere. So icyo navuga rero hari ihame riba mu butabera rivuga ngo le juge ne se trompe pas, umucamanza ntajya yibeshya, niko buriya bivuga. Niyo umucamanza aciye urubanza ukajurira hakaza icyemezo gitandukanye n'icyambere, buriya abacamanza rwose kuriya kuntu biyubashye, buriya nimwe mu bantu babibashye cyane ku isi. Umucamanza nimwe mu bantu bakomeye cyane ku isi bubashywe. Bivuga rero umucamanza icyo yavuze kiba ari itegeko, ariko urubanza rwo ntago ruraba itegeko. Haracyari iminsi 30 ku mpande zombi yo kuba Bamporiki yajurira, ariko n'ubushinjacyaha bushobora kujurira, bushobora kuvuga ati igihano mwamuhaye ntitukishimiye bukajurira. Bamporiki ashobora kuvuga ati igihano mwampaye nk'umuntu waburanye nemera icyaha rwose wenda munsubikire cyangwa se mungabanyirize ive kuri n'ibindi 2. Ibyo byose tuba tubyiteze mu gihe cy'iminsi 30. Iminsi 30 nayo ivugwa hano ntabwo ari kuva ku itariki ya mbere kugera kuri 30, habarwa iminsi y'akazi gusa. No kuvuga ko iyo tugeze muri weekend cyangwa se n'amakonje turabisimbuka. Hagati y'iminsi 30 igiye kubarwa turayihera cyagiye atabwaga muri yombi cyangwa se afungirwaga mu rugo, turayihera urubanza igihe rwatangiye tuyibara duhereye uyu munsi rusomwe, nibwo Bamporiki yemerewe kujurira kuzageza iminsi 30 ishize. Ni nabwo ubushinjacyaha bwemerewe kujurira muri iyo minsi. Bivuge ko Bamporiki ramusabuza ati yego asaba ari mu rugo. Iyo bishoboka yuko ubundi umucamanza ashobora kuvuga ati ahita afungwa, iyo akana tagashyizemo bivuga ko ubwo araguma muri leta yararimo, araguma mu rugo. Hanyuma ajuriye tuvuga kamara akajurira icyemezo cye cyangwa se icyifuzo cye cy'ubujurire kikakirwa, yakomeza n'ubundi ari free. Niyo batinda kuruburanisha ntago byaba bimureba. Niyo hamari imyaka 5 wenda itariki y'urubanza cyangwa wenda turaje rurasubitswe, akenshi binabaho yuko umuntu yakatiwe nk'uko iyo ajuriye agenda atinza urubanza, umwavoka ntaboneke, hakaboneka inzitizi, bigatinda uko bitinda niko abari hanze y'idegembye. Yego. Ku giti cyawe ko wabibonye ku gihano gifashwe n'uryo wakurikiranye urubanza imyaka 4 n'iyaza 60, nicyo wabivugaho? Urabona aravuga ngo nshingiye kuri iri tegeko. Urugero icyo kumugabanyiriza igihano yagishingiye ku itegeko, nicyo twita impamvu nyoroshya zemewe n'amategeko. Mu mpamvu nyoroshya ashobora kuba harimo uburyo worohereje ubutabera, nk'urugero kuba Bamporiki yaraburanye yemera icyaha anasaba imbabazi. Ni impamvu ishobora gutuma ugabanyirizwa igihano, iyo ntishidikanywaho ku isi yose ni ibintu bizwi. Hanyuma ariko bumvise ko hari nko gusaba gusubikirwa igihano, nabyo biteganywa n'amategeko. Ariko umucamanza yavuze ati nk'umuntu wari ministre ufite umuco mu nshingano ze, atoza akwishinzwe gutoza abandi umuco, akaba ari umuntu uzi indangagaciro za kirazira z'abanyarwanda, bijyanye n'isubika ntabwo turyemeye. Umucamanza asanze icyo tutari bukemere. Ntago buriya bari no guhuza n'inshingano yakoze, imbaraga yataye nyinshi akorera igihugu, byo ntago babibalansinga. Inshingano wibuke ko mu byaha ahamijwe harimo gukoresha ububasha afite mu nyungu ze bwite. Inshingano rero icyo gihe navuga ngo yarazikoze neza kugeza igihe byagaragaye ko arizo atakoze neza, kuko byagaragaye ko yuko hari izo yakoresheje, hari ububasha yakoresheje habwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Urabona ari amahirwe Bamporiki asigaranye yo kuba ayambere yahawe. Ndibuka nigeze kubikora ikiganiro ukwezi TV agitabwa muri yombi, yuko Bamporiki imbabazi za mbere yazihawe. Imbabazi za mbere buriya mu butabera uzihabwa nawe ubwawe, ukubura nawe ukorohereza ubutabera. Hanyuma rero imbabazi za kabiri uburyo nyine, kuko hari ikintu twita appréciation du juge, uko umucamanza yapresi imiburanire yawe, nabyo bishobora gutuma kugabanyiriza igihano. Rero nerekereza ko ibyaha Bamporiki yarakurikiranyweho ni ibyaha biremereye, kuba rero yahabwa igihano, hahabwa agaciro impamvu nyoroshya ubwabyo nyine Bamporiki
muri ya filime y'ubona avuga ngo yashyiremo imiyaga. Noneho wenda mbere ko dusoza twana ku musozo urubanza rw'uyu munsi yaba ku bwitabire ibyo habonye wabonye muri iyo shusho rwawusiye Abanyarwanda bafite inyota yo kumenya ibivugirwa mu nkiko nuko inkiko zica imanza ni ibintu byiza ntekereza ko na leta yakwiye gutekerezaho ahubwo igashyira imbaraga no mu cyatuma cyose abaturage kuko iyo abaturage bakurikiranye gutya imanza bituma banasobanukirwa amategeko bakamenya ko cya kintu ari icyaha cya kintu kiremereye bakanamenya ko no mu kuburana gutya iyo harabura n'uburyo bagenda akavuga ati nubwo nabikoze naramwisha ariko sinzabyemera ibimenyetso bihari urimo wihemukira kubera ko umucamanza azaguhana yihanukiriye so ntekereza ko abanyarwanda benshi bitabira ngiye kuza mu nkiko gutya ndabyishimira n'abanyamakuru bo nabaza mu nkiko ndabyishimira niyizera ko hari amakosa amwe namwe muri reporting cyangwa se mu kutara inkuru no kuzitangaza zijyanye n'ubutabera agenda agabanuka. Okay, Theo reka tugushimire cyane ku mwanya duhaye. Ndabashimiye kandi akazi keza. Ngaye nguko ngira ngo mwagiye mwumva ibitekerezo by'abantu tubashije kuganira yaba ku ruhande rw'umunyamakuru ari we Theo n'umunyamakuru umwe witabira cyane imanza z'ubutabera ndetse unazikurikiranira hafi by'umwihariko wanakurikiranye urubanza rwa Bamporiki kuva ku munsi wa mbere mwumvise ibyo adutangarije n'uburyo yakiriye runo rubanza. Bamporiki rero Edouard kugeza ubu ari hanze runo rubanza rwo rwitabiriwe n'abanyamakuru benshi cyane salle yari yuzuye ndetse bamwe bari no hanze. Bimwe mu bindi by'umwihariko navuga harimo bamwe mu bakinana nawe mu ikinamico runana abakoranye nawe mu nzego zigiye zitandukanye. Hari kandi n'urubanza rwasomwe cyangwa se rwanaburanishijwe n'umukuru w'urukiko rwa Nyarugenge hano i Nyamirambo kuri urubanza rw'agaciro gakomeye. Hanyuma ikigaragara yuko runo rubanza rutegerejwe n'abanyarwanda benshi nkuko nabivuze ni umubare munini w'itangazamakuru yari rihari yaba irikorera ku bitangazamakuru byo mu Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru mpuzamahanga. Ntabwo twavuga byinshi benshi mwakurikiranye ingingo ku yindi buryo urubanza rwagiye rugenda abaregwa muri no rubanza ingingo zose zitandukanye by'umwihariko navuga yuko twanabahereza n'amajwi y'ibyavugiwemo mu buryo bw'umwanzuro yafatiwe hano mu rukiko mu kumva uburyo imyanzuro yifatwa n'inzego zari zibishinzwe cyangwa se n'ababuranyi bari muri runo rubanza. Reka tubashimire mwese mwadukurikiye muri iki kiganiro twari turi ku rukiko rukuru rwa Nyarugenge i Nyamirambo tukurikirana urubanza rwari rurimo somwamo imyanzuro y'urukiko rwa Bamporiki Edouard yarigwagamo indonyi yari Jado twishime mukomeze mukurikira Iris TV mukomeze kandi mugubwe neza aho muri hirya no hino ku isi.